Yes arika ntongere ngusuze kandi mwifuza gukomeza kukubwa neza ukurikiye tetaka kanya ndaguzuje cyane mwifuza gukomeza kugira ibyiza ni wa mutipe wanyene non top eka mwifuza gukomeza kugubwa neza wowe uri mu bice bigiye bitandukanye by'isi wowe wahisemo kudukurikira ndagusuje kandi mwifuza gukomeza kugubwa neza ugakora subscribe kugira ujye ukomeza kuba natwe mu biganiro ndetse n'amakuru ashyushye buri kanya tugenda tukugezaho cyane kabisa uyu munsi rero ngiye kukubwira namwe mu makuru n'ubundi ya showbiz amakuru yacu ya showbiz cyane kabisa icyo ngiye kukubwira kandi ngiye kugaruka nuko imwe mu nkuru cyane kabisa itashimishije abantu benshi bubaha Imana aho umusore n'umukobwa bafotorewe baterera akabariro mu kiliziya bababaje abakunda Imana cyane ni ibintu bigayitse cyane abasore bafashe kwa amashusho rero n'umusore n'umukobwa bafashwe amashusho bari banira mu kiliziya neza kuri aritari cyane kabisa byababaje abantu benshi cyane kabisa ku mbuga nkoranyambaga bigiye bitandukanye si ibyo gusa kandi kuko ngiye kukubwira nanone ku kintu Pastor Mpyisi nyango Pastor Mpyisi muramuzi cyane kabisa ikintu yatangaje cyari cyaramubase mbere yuko aba pastor cyangwa mbere yuko yakiraga kiza ni kuri Teta TV rero cyane kabisa na makuru y'imyidagaduro cyangwa se ya showbiz ubu rero icyo ngiye kukubwira reka muri aya makuru ya showbiz yeka nkuhere kuri iyi nkuru y'uyu musore n'inkumi cyane kabisa bari bagaragaye bari gusambanira kunuza kuri aritari ya kiliziya abantu baza akamaro k'inzu yo gusengeramo bababajwe cyane n'umusore n'inkumi bafotorewe bakorera ibikorwa bigayitse cyane kuri aritari ya kiliziya ku mbuga nkoranyambaga hasagajwe amashusho y'umusore n'inkumi batereye akabariro kuri aritari ya kiliziya Saint Michel iri mu mujyi wa Limburg mu Bubiligi urubuga rwa News 24 rwagaragaje aya mashusho yerekana aba bombi bahimbawe muri kiliziya imaze imyaka idasomerwamo misa kubera ibikorwa byo kuyivugurura cyangwa se kuyubaka Ernest Eslas ukuriye iriya sosiyete irimo kubaka iriya kiliziya yitwa The Standard yatangaje ko bamaze gutanga ikirego cyabo kuri polisi iperereza rikaba ryatangiye gukorwa yagize ati birenze indangagaciro zikwiye kuranga abantu kwiyubaha no gushyira mu gaciro ibyo byose nabyo bafite amakuru avuga ko iyo kiliziya yashyizwemo kamera zicunga umutekano ku buryo bizorohera kumenya abo bantu abaje kuyikoreramo ishimisha mu biri ryabo mu busanzwe tuzi ko kiliziya ari kimwe mu bintu byubahwa cyane cyangwa se ikintu cyitwa urusengero rw'Imana gusa hari abantu benshi batagenda babiha agaciro cyane ko ibikorwa nk'ibi bigenda byumvikana cyane ahantu hagiye hatandukanye ugasanga abantu bagiye basambanira mu ahantu hadakwiye na gatoya icyo nakubwira ni nko muri Brazil naho haheruka kuvuga inkuru y'abamwe mu batipe mu basore n'inkumi bafatiwe kuri stade nabo bari gusambanira kabisa muri stade icyo gihe ni stade ni kuri stade cyane kabisa nta mupira wari uhari ubwo basamanaga rero hari n'undi urimo arabafotora cyane kabisa arimo arabafilima bikaza kurangira nawe babatambikanye gusa nkuko nabikubwiye ni ikintu kiba kigayetse cyane kabisa kumva inzu y'Imana cyane kabisa inzu kiliziya cyane kabisa ugasanga abantu barimo barikoriramo yishimisha mu biri ryabyo ntago ari ibintu bikwiye rero nkuvire kuri iyi nkuru reka nkubwire cyane kabisa nkuko nabikubwiye ikintu cyari cyarabase Pastor Mpyisi atarakira agakiza ushobora kwibaza ngo ni iki Pastor Mpyisi ni umwe mu bagabo bagenda bamenyekana cyane cyangwa se umusaza binyuje mu biganiro yagiye yatanzwe turagenda twifashishwa ahantu henshi hagiye hatandukanye yaba duherekanwa ku ma status kuri WhatsApp ndetse no ku ma Facebook cyane kabisa mbuga nkoranyambaga azwiho nk'umusaza ugira udushya cyane kabisa nkaho yigeze agira udushya tudasanzwe ubwo yarimo arasengera abanyeshuri bari badefanze cyane kabisa avugamo amagambo cyane kabisa asekeje ayagera ati bumana harimo bagiye gupfa harimo
ni umusaza rero utangaje, Pastor Ezra Mpyisi, umwe mu bazaza bakuze ariko kandi banafite amateka mu Rwanda, akaba yarabaye icyamamare ku mbuga nkoranyambaga kubera ibiganiro ndetse n'inyigisho agenda atanga nk'uko nemaje kubikubwira. Si ibyo gusa kandi kuko hiyongeraho kandi izindi nkuru ahimbirwa mu rwego rwo gutebya ibyo uyu musaza yaganiriye na Gerard Mbabazi, umunyamakuru wa RBA, yatangaje byinshi abantu batari bamuziho. Ubwo umunyamakuru yamubazaga ibyo yakoraga nk'undi musore wese igihe yari akiri muto kandi atarakizwa, Mpyisi yamusubije yuko yari yarabaswe no kunywa inzoga ndetse n'ubusambanyi. Ezra Mpyisi nyuma yo gutangaza ibi bintu, abantu benshi bagiye batera comment bavuga ati uyu musaza ese kumbe nuko byimereye. Ni nyuma yuko rero agenda yumvikana cyane anenga abasore ndetse n'inkumi, aho mu biganiro agenda kumvikana avuga ati nka uri umusore wananiye Imana, uri umusambanyi, wirirwa urya abakobwa ubazamanya, ukavuga ngo kandi urashaka umukobwa w'isugi, ngo azava he? Si ibyo gusa kandi kuba ari ngaho agenda kubwira ati tugasanga umusore yananiye Imana, urirwa uvuga ngo kandi ngo ndashaka umukobwa ngo utarananiye, ngo umukobwa mwiza utarananiye Imana. Atari ukuntu rero atujya gushaka ukahita uhura na wa mukobwa nawe wananiye Imana bikagenda uko. Rumwe mu basaza rero bagiye batangaje, yatangaje ko kandi nyine ko yuko ngo ikintu cyawe cyamubasa nawe buriya ngo yasamana cyane, ngo ubusambanyi n'inzoga byari byaramubasa mu kiganiro ya Gerard Mbabazi nk'uko mbikubwiye. Uyu musaza rero abantu benshi bakaba bagiye bamwibazaho bakavuga ati koko burya Pastor Mpyisi bijye byabina bayigisha afite inkomoko yabyo naho yabikuye. Yes rero reka nkomeze rero nagushimiye cyane we mukunzi wa Teta TV, umaye umwanya wawe cyane kabisa ukanega amatwi, ndakubwira ko uri umuntu w'ingenzi cyane kabisa. Amakuru yose ya showbiz abagezweho cyane kabisa yakurikirana 5 kuri 5, ubwo ukora subscribe kujya ukomeza kubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru ya buri munsi tugenda tugutegura tukugezaho. Ni kuri Teta TV nyene wa mutibanye no top, komeza ubane natwe kandi mwifuza gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza, mugati amahoro y'Imana komeza abane nawe. Ciao ciao.